hari inganda ziri hano Kanzenze ziri mu baturage, twibaza ngo izo nganda zihabwa ibyangombwa nande. Umuturage arubaka ahantu hadakwiye kubakwa tukamusenyera, ariko umuntu yashyira uruganda hariya mu buryo budasobanutse, kuki ibyo mutabishyira hasi? Kuko ntabwo ndimo kwibaza ngo nibiki. Ikibazo nge nkunda kuvugana n'ubu ntarabona igisubizo. Rimwe baratubwira mu bihe by'imvura ngo amazi arasenyera abaturage. Tumaze iminsi dukora ku bikorwa bijyanye n'ibiza, tubona aho amazi yasenyeye abantu pe. Amazi rimwe ni menshi, ubundi abaturage ntayo bafite. Ibyo bintu mubisobanura mute? Wasaka iyo ping pong nayo ntabwo tuyumva. Jewe ntabwo mbyumva ko abantu bashobora kumara ukwezi amezi abiri badafite amazi bikoreye ibijerekane mu gihugu kiri smart nk'iki ngiki. Wasake ngo urabona ni mu mpeshyi ngo amazi yarakamye, ngo birumvikana hari n'imigezi yakabye. Mwari mubeze ko impeshyi zaza. Ku buryo numva rwose nka guverinoma ntabwo twishimiye gukomeza gutanga amazi adahagije ku baturage. Ni ibintu turi gukora kandi birakemuka vuba. Baduhaye icyizere ni kimwe, no gushyira mu bikorwa ibyo batubwiye n'ibindi. Kibazo cya management y'inganda, aho umuntu yubaka uruganda bamuhaye ibyangombwa akagenda agakora ibintu bitandukanye n'ibyo bamubwiye gukora. Muri iyi minsi haravugwa ikibazo cy'inganda, ngo inganda zikora inzoga FDA yafunze ejo bundi. Mugenzura gute ko ibyangombwa umuntu yahawe n'icyo yabiherewe ari cyo arimo gukora, ku buryo umuntu yicara akamara imyaka 5-10 akora uburuzi bwica abanyarwanda, tukavuga ngo tubivumbuye nyuma y'imyaka 5 cyangwa nyuma y'imyaka 10. Ubu FDA yafunze inganda, nimwe mwazihaye ibyangombwa byo gukora. Umuntu umwe FDA iramufungira akavuga ati ariko nge mfite bya bindi byitwa ESMA ya Rwanda Standard Board, Minicom mufite narika. Hari ibyo bigo ukuntu bikora rimwe na rimwe bikagongana, kimwe kikemera ikindi kikacyanga. Ibyo byose nibibazo bigaruka muri coordination, kuko ndimo kwibaza ngo ubu Minicom na FDA murakorana gute? FDA ko yafunze inganda, mwahaye ibyangombwa byo gukora, marerezo maze gakora ibintu bitandukanye n'ibyo mwazihereye uburenganzira bwo gukora. In case muza gusanga ikibazo cyanjye kiri out of scope, mwa kigeza kuri nyakubahwa Prime Minister, kuko n'ubundi niwe mwaje gusubiriza. Murakoze.